kugaruka ku bintu Scovia yavuze, ari kuvuga ngo bamweretse ifoto ya Betray bakavuga ati uyu nguye kora iki? Ibaze nawe sha Betray Kinya Trap ngo ntaga muzi, ese kubera ko atamuzi? Bamweretse Roskana ngo ntaga muzi, bamweretse noneho wa mugore wacu Shadibu aravuga ati uyu nguyu ntago muzi. Umunyamakuru aramwibutsa aramubwira ati uyu ni Shadibu se? Ibintu yavuze uhita ureba umukunzi wiwe Ariel Wayizi ejo muri yakoze album, uri kumva? Ariko nagiye kureba kuri YouTube ishanga indirimbo ifite views nyinshi ni 35,000. Ibyo ni ibiki? Ariko amatakamba ati mwoka byaramwe mwafashije ntago. Ariko se koko uri meya, abameya barimo baranyumva muri kano kanya bavugira abanyarwanda barebera ibibazo byacu, uriya muntu koko wowe ushinzwe kuba wakemura biriya bintu yakoze, cyangwa se uri umuvugizi wiwe, byashoboka yuko wowe wamubwira turiya muntu najye mu baturage? Genda gira ngo ushimire umuntu yitwa Niyitegeka Karasiyani ndetse n'abamenya. Bariya n'abantu bagiye bakora ibintu byabo gahoro gahoro, ntabwo bigize batatira umuco w'ibintu bavuze ngo twebwe tuzakina bino bintu. Uri kumva? Uyu nguyu Niyitegeka Karasiyani, uyu se buri koko tuzi twese twamenye. Uri kumva? Mu Rwanda cyangwa se urumogi dusanzwe tunywa ni ikintu kitakinkorera cyane, ni ibintu rwose bitaginshobokera, ni akantu koroshye cyane. Niyo mpamvu nasanze ko urumogi turimo turanywa ahangaha, urumogi jewe rwarananiye yagiye kwifatira rwo muri Kenya. Bari guhereza abanyamakuru amafaranga bakaza bakavuga abahanzi babo, urumva? Hanyuma kontra zabo zarangira abahungu bakahita bagenda. Mbanje kuguha ikaze rero wowe ukurikiye bino biganiro byacu. Ngiye muri kubana nitwa Tsinda. Uyu munsi rero nje kugaruka ku makuru atari ivumbi, ku makuru ameze neza cyane, aryoshye cyane mu myidagaduro ya hano mu Rwanda, aho abantu bamaze kuba baterana imitwe, abantu byabakomeranye cyane. Gusa ni ibintu biri kuryoha cyane muri showbiz nyarwanda, nibyo bintu tugiye kuba twagarukaho muri kano kanya. Ushobora kwibaza ati tugiye kugaruka ku biki? We banzu kandi subscribe aho hasi, maze ubundi dukomeze turebe ibintu biri kuvugwa muri iyi myidagaduro, kandi amakuru menshi cyane agiye atandukanye turi buze kuba twagarukaho. Twagiye tubona rero umunsi w'ejo washize ku itariki 6 uwo bita Moses cyangwa se Motions. Uriya musore yagiye mu rukiko, ariko ibintu byabereye mu rukiko byari ibintu biteye ubwoba cyane, dore ko abantu benshi bari muri riya bari bagiye hariya nyine ho baburaniye, bagiye bavuga yuko uyu musore Moses yaje kuba yatakamba cyane arira nk'agahinja. Bari kugenda bamushinja, umushinjacyaha amubwira ati urabizi neza ibyaha ushinjwa, gusa Motion akazajya yiregura avuga ngo ngewe ibyaha ndimo ndashinjwa ni ibyo nanditse ku mbuga nkoranyambaga. Gusa umushinjacyaha akazajya amubwira ati no, ntago ari ibyo. Motion urashinjwa kunywa urumogi, gutunda ibiyobyabwenge ndetse no kubicuruza. Gusa urabizi neza umushinjacyaha ntago aza abembereza ibintu, aza ahita ajundikamo akantu kakandi kagukora mu mutwe gatuma we unibagirwa n'ibintu ugiye no kuvuga. Umusore kuvuga ibyo akavuga ati ngewe rwose ibyo bintu ntago mbizi. Ariko amakuru ari kugenda agarukwaho, Jihad twagiye tubibona iriya nkuru yayigarutseho avuga yuko uyu musore cyangwa se uyu Motions yaje kuba yafatanwa ibipfunyika 6, ubwo n'udufuka 6, urumva, twuzuye urumogi, aho yarukuraga muri Kenya. Urumva neza? Ibi biyobyabwenge rero yaratwaye nibyo bamufatanye
byatumye agera no mu nkiko kugeza n'aka kanya, aho barimo baraburana bavuga ngo uyu musore ntago agomba kuba yaburana afunze dore ko afite ikibazo cy'uburwayi. Gusa uyu mugabo yaje kuba ari kugenda yiburana cyangwa se ababwira uko bimeze, agenda ababwira ati njyewe ibyo muvuga urumogi ntabwo ngiye ncuruza urumogi, nta nubwo ndutunda, gusa njyewe ndemeza yuko urumogi njyewe ndumwe. Gusa uyu musore akababwira ati njyewe buriya urumogi niba ukeneye koko inkuru ziryoshye zifite umwimerere ukore subscribe kuri iyi channel, ndetse buri kantu na buri nguni bagukoreye ikiganiro gisekeje cyane kuri ino fungwa rya Moses. Ugenda ureba icyo kiganiro uraza kuba wakwiyumvira ibintu bigiye bitandukanye ndetse na rwa rwenya rwabo. Tubibutsa yuko buri kantu na buri nguni bagiye gusohora indirimbo yitwa tunegosiye. So twakomeje rero mu yandi amakuru atariho uvumbi, nyuma yuko abahanzi bo mu Rwanda bimaze kugaragara yuko bose abagiye babona amarebo abareberera inyungu ndetse anabashoramo amafaranga, ubu muri kono kanya byaje kugaragara yuko abantu bari kuza bashinga amarebo bishakira amafaranga, bakaza bakabeshya abana amafaranga ndetse bakanabeshya na hit, ariko ugasanga ni iby'igihe gitoya, ni nk'imvura igwa, imvura ikahita igenda. Uyu musore yitwa bamwita Afrique baje gutangaza yuko yagiye muri rehab, ariko Afrique akaza kujya rehab byatewe n'umugabo wamurebereraga inyungu mu muziki, yaje kuba amwiba ibihangano byiwe ndetse anamwiba cano. Muri kumva icyo kintu? Abantu mu muziki w'u Rwanda yagiye bitangaza abicisha inyuma ku ruhande avuga ngo abantu benshi bagiye bakorera mu marebo bafite ibibazo bikomeye, bafite depression, bari kwizirika ku kinyoma. Usanga umuhanzi ari kugenda aho ngaho yambaye imyenda yatiye, ari kugenda mu modoka yatiye nayo yabuze amafaranga yo kuyishyura. Uri kumva neza? Ugasanga umuhanzi ari kujya muri studio indirimbo bakayimuhera ideni, ugasanga aba director b'amavideo bashyushye umutwe bari kwishyuza. Ibi ni ibintu byabaye kuri Afrique. Yagiye ku mbuga nkoranyambaga zaravuga ngo njyewe umuntu wamfashaga yanyibye cano, anyiba n'ibihangano, none ndabasaba mukore subscribe kuri iyi channel. Ibaza umuhanzi nka Afrique, wari umwana uri kuzamuka neza, ari umwana uri kubikora neza, ubona ko afite icyerekezo mu muziki. Urumva umuziki w'u Rwanda uri kugenda ugushwa hasi n'amarebo. Icyo kintu rwose ndumva ababishinzwe bakakwiye kuba bari kugenda bagikurikirana. Turi kumvikana? Twagiye tubona abahanzi ba Soshomura ari hehe ubu ngubu ntari mu mazi, ari kugenda akora akaririmbo kamwe. Twagiye tubona ba Gisa cy'Inganzo, sibyo? Twagiye tubona ba Mukadafu, twagiye tubona abahanzi bagiye batandukanye baje bagakora amahiti. Urumva ugasanga umuhanzi afite indirimbo ifite miliyoni zingahe kuri YouTube, ariko ugasanga wa muntu ugitega moto ukiba muri gato z'ibihumbi 30 50, urumva yaza kuri kamera kaza yatiye ibyangwe, akaza mu modoka yakodesheje. Man, ni ibintu muri industry nitudashaka ikintu cyahagarika bino bintu biraza kubyara ingaru, usange n'Uburundi ari Uburundi buturushe showbiz imeze neza. Ushobora kwibaza ati nukubera icyo amakuru ari kubura? Ese amakuru araza kuboneka gute? Abakire bari gushora mu muziki, ugasanga umuhanzi azimyuka nguko. Hari abahanzi benshi bagiye babivamo. Scovie niho yabivuze, ngababazwa n'ukuntu Ngabo Medal yavuye mu muziki kubera itangazamakuru ribi. Itangazamakuru ririmo ratwicira umuziki.
nongere mbigarukeho ngewe ndimo ndabibona itangazamakuru riri kujya gukina umuntu yishyuye ayo mafaranga. Yego ni byiza pe ko ayo mafaranga agomba kuboneka, ariko se kuki mutari kwigira ku bindi bihugu? Tanzania sifite umuziki mwiza, Ubugande Yago ntago yababwiye ibintu bari gukora, ntago bari guhurira hamwe nk'abantu bari mu muziki bagahurira hamwe bagasenyera umugozi umwe. Ariko competition ya Meddy ni ibintu byambabaje cyane. Competition iri mu gihugu y'abantu babiri niyo iri kugenda isa nkaho ibyimbisha abanyamakuru, bamwe bakagenda bakaruta imiryango binjiramo kubera amafaranga barimo barabashukisha. Ejo bundi Roskana nagaseze ntago mwamuvugaga, ejo bundi mukabeshyira Scovia ngo ntago jyewe uyu muhanzi muzi. None se ubundi yakoze iki? Impamvu twamumenye se amafaranga mwagiye murya? Amafaranga mwariye rero niyo yatumye tumenya abo bahungu. Aba mafaranga rero niba ntagihari ntago turi bwongere kubabona, sibyo? Leta nishaka ikintu ikora ikemure kino kibazo, kubera yuko nimba umuhanzi ari gutera imbere kubera amafaranga yahereje umunyamakuru. Aba YouTuber bari kurya amafaranga menshi, urumva bishakira views, bakaza bakatubwira ibintu by'ibinyoma, ibintu bitazaramba. Baraza bagatera ishyamba, ukwezi kumwe bakaba barasaruye barigendeye. Ibyo bintu ntago bibaho ubundi. Twikomereze mu yandi makuru. Ibi ngibi byo biri kugenda bindenga. Gusa ntago nagenda nababwiye ko wa mumeya wacu witwikiriye uruhu rw'intama amaze imyaka myinshi ayoboye akarere ntashaka kuvuga, ndabizi neza ko mumuzi ko nawe ejo bundi yaburanishijwe. Urumva nawe ari kurekarama ari kuvuga yuko genda shaka kuba najya gukurikiranwa hanze sinjye gufungwa, munkurikirane njyewe mfunguwe. Bamukurikirana ari hanze. Uriya muntu yatwangiriza abayobozi, uri kumva? Yakwangiza abaturage. Uriya mugende mu mukaniruru mukwiriye. Urumva neza? Oya reka twikomereze andi makuru. Urumva? Gusa kino kintu cyo cy'amarebo tugomba kugitindaho, tukaza kureba abantu bagiye bafiringa mu bintu byabo bagiye bakora, ugasanga u Rwanda rwuzuye Imana, ariko ngo kubera ko nta muntu urimo ushoramo amafaranga, ugasanga uwo muntu ntago ari kuzamuka. Niyo azamutse arazamuka imyaka 2. Uri kumva? Abo bagayeri bari kuvuga ngo njyewe umuziki wanyu nabahaye amafaranga n'abahanzi ngo njyewe ibyo bintu ndabirambiwe. Atabirambirwa. Inzu yubatse ntago mwayibonye. Kigali Universe ntago mwayibonye se? Ntago mwayibonye, ntago iri kujyamo abantu benshi. Si igikorwa cyiza, si igikorwa kizima. Ako kanya rero nawe ukavuga ngo nta kintu wakuyemo, ngo warahombye. Ba Diamond bagiye bakora ibintu byinshi, wumvise inamba bakugiriye. Niba ufite amafaranga koko wiyemeje gushora mu mpano zo mu Rwanda, reka mubwize ukuri, shora ayo mafaranga yawe n'ubundi nicyo cyagukuye muri Amerika, cyangwa usubire wongere ujye kubwiriza ubutumwa bwiza. Urumva? N'ubundi uwo mutima ndabizi ko ufite wo gufasha, gumye ufasha abantu b'Abanyarwanda. Ariko Roska numbabarire cyane, ntahere hariya hasi. Niba sezeye ndizera ko wowe utari buze kumera nka Harmonize. Urumva? Yafashe umuhanzi wowe ushaka kuva muri rebo yiwe amwake miliyari sha. Nawe banza wumva icyo kintu. Niba mu Rwanda ubura amafaranga wishyura, rebo wabarirutwagamo ushaka kuvamo, bakakubwira ngo turagutwara ibihangano byawe ndetse na channel yawe. Afrika se ntago arimo arabizira, ntari kuririmba urwabonye. Muheruka kumubona hehe? Yagiye muri rehab, byagenze gute? Hari ikintu kikubaho wowe ubwawe ukavuga ngo ibi bintu ngende bigenza gute? Ntimukarenganye abantu ngo banyweye ibiyobyabwenge. Hari igihe umuntu aza akakujya mu mutwe agukorera ibintu bitabaho, akakwica akakwangiza.
ukabona neza ukwiye nawe kwinywera ibiyobyabwenge kuko n'ubundi ubwenge buba bwatakaye, sibyo? Urumva Dieudonné niwe yavuze ngo ejo bundi yarabivuze aravuga ati ngiye sinkoresha ibiyobyabwenge, urumva neza, kuko n'ubundi nta bwenge naba mfite ngiye kuba nabikoresha. Niba umuhanzi rero yemeye agakoresha ibiyobyabwenge, urumva neza, aba afite ikibazo gikomeye, ahubwo ababishinzwe bagakwiye gukurikirana, sibyo? Minisitiri y'ubuhanzi niba ihari koko nigenzure bino bintu, dutangire tubone umusaruro w'abahanzi batangiye kuryaho, uretse kubona hano kuri YouTube gusa. Ubu ngubu Afrika ntago arimo ararira. Ngiye ndimo ndavugira abana batoya bari kugenda baza mu muziki batazi ibyo ari byo. Tumaze gukurikirana ibirego byinshi cyane by'abantu bagiye baba mu marebo, ariko ubu muri kano kanya bari ahantu habe cyane. Twagiye tubibona muri lockdown, twarabibonye bajya gutonda bashaka ibigori n'umuceri ndetse n'ibishyimbo ari umuhanzi. Ibyo bintu nanone ibintu yamuvuzeho ndetse n'ibindi bintu uyu mugore cyangwa uyu mukobwa yaje kuvuga, yavuze ati cyakura wakotoye. Uri kumva neza? Wakotoye, ntabwo wari ukwiye kuvuga amagambo nk'ayo. Yemba victim gute kandi utanzi? Uri kumva neza? Scovia aravuga ngo ndamuzi uyu mukobwa ni victim ndetse nirwanaho, gusa hari ibindi bintu akora ngiye ntemeranywa nawe. Ndi kugenda nyura mu bintu bagiye batangaza. Uri kumva neza? Uyu mugore Shadibu yaje aramubwira ati nakubaga nanagufanaga, ariko kubera ibintu uri kumvugaho rwose reka nanjye ntacyo ngutwikire. Urumva? Ariko nkubwire ko wakotoye ibintu wavuze utabiza. Aramubwira ati reka nkwibutse, iyi ni imihanda, iyi mihanda yacu rero tugomba kuyigenda, wowe urakana muri iyi mihanda. Urumva neza? Reka ibyo ngibyo tubirenge. Niba ushaka kujya kureba ibiganiro byabo uze kujya ku ma YouTube channel uraza kuyabona. Uri kumva? Uyu muhanzi akaba n'umunyamakuru Yago, uyu Yago muri kubona benshi mwagiye musebya, benshi mwagiye muvuga ibintu byinshi kuri we. Yewe ndi kubona abarusha akazi kubera yuko yagiye Bugande n'ubundi aragumya arakora, gusa ari kuza hereza isomo abanyamakuru bo muri kino gihugu bakorera kuri murandasi, ari kubabwira ngo nimushake kuntu namwe mutegura bino bintu by'abahanzi. Urumva? Mwiga uburyo umuziki ukorwa, mwiga uburyo umuhanzi yatungwa n'umuziki akora, ariko mwarabyanze. Uri kumva? Showbiz yacu iri kugenda ibiha, iri kugenda izamo amazimwe, ugasanga umuhanzi nta views ari kubona, ariko ugasanga ikiganiro cyagiye kigoyinga viral, cyagiye hejuru cyane. Uri kumva? Muri gufata abahanzi abapfuye ijisho n'abagize ute, mu basimbuza abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu muziki, sibyo? Yewe nzajya shimana nemere, sibyo? Genda shimira umuntu yitwa Bruce Melody, ni umuhanzi witeje imbere, ni umuhanzi wakoze indirimbo nyinshi cyane, abandi babaga bicaye. Ariko kano kanya ntabwo muri gufata indirimbo yiwe, muri kujya kureba indirimbo za Banuza. Uri kumva? Ntabwo ugenda ndi kubyumva neza. Niba mushaka ko umuziki utera imbere, umuziki ugomba kugira ikintu ushingiyeho, ikintu wubakiyeho. Ariko abanyamakuru ni mwebwe muri kuza mufata uyu muziki, showbiz yacu mukayisenya, sibyo? Nigeze numva amajwi y'abantu bavuga ati umuziki w'u Rwanda ntabwo ushingiye kuri The Ben ndetse na Melody. Yego ntabwo ari wo, ariko hari abandi bakoze uwo muziki mbere yaho, bagiye bakora iyo muziki kandi n'ubu baracyakora. Ariko mbabarira umbwire, ubanze unyumvishe neza kuntu cuno Kizigenza tuzi aheruka gukora indirimbo hashize igihe kingana gute? Ibaze hiti yari afite. Mushaka kumwumva, murashaka kujya kumva ibintu ntazi byari byo. Musikaye mwikundira comedy cyane,
kurenza umuziki. Ibyo ngibyo nshatse kuvuga Nyagiso wavuze ngo uburebye sinema yacu ahantu igeze irakunzwe cyane kurenza umuziki nyarwanda, kuko ni ukuri. Niba Kiramana azana agafata abakozi 50, uri kumva neza, akabashyira hariya muri sinema bakagenda bagashutinga filimi, izo filimi zikabahemba, uri kumva neza. Niba uri kubona filimi yitwa Inzara y'Umusaraba, iyi ni seri iri kugenda ikabica bigacika hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu karere, ifite abakinnyi bangana kuriya, umunsi umwe wonyine ikaba ifite views zingana kuri 300-500. uri kumva neza. Ibi ni ibintu bigaragara yuko umuziki wacu turamutse tukosoyemo ibintu byagenda neza. Mbere gasobanuye kandi arebwaga cyane, ndetse baza no kuba barega baravuga ngo kano gasobanuye kari gutuma zino filimi zacu nyarwanda zitarebwa. Ni mu gace biza kunanirana, baza kwigira inama baravuga ngo impamvu bino bintu byacu bitari kurebwa ni iyihe, barayishaka baza kuyibona. Nicyo cyatumye rero twese dusigaye twikundira filimi zacu z'inyarwanda, kuko basigaye babigisha ibintu byiza, bari gukina ibintu byiza, amashusho ni meza, bari gukenera ahantu heza, bari kugenda batera imbere, aho umuziki turi kugenda dusubira inyuma. Umuntu uri gutera imbere ngo ni Bruce Melody na The Ben gusa, ariko amasheni menshi yerekana amafilimi muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, uri kumva, bose bari kugenda bazamuka, bose bagiye batera imbere, sibyo? Amaze imyaka myinshi akinisha iriya filimi yiwe yikina ibintu byo mu cyaro, kandi byagumye birarebwa. Ubu nafite abasubscribers barenga 800. Bamenye ntago mu munsi, bamenye ngiye natangiye kuyireba ndi umwana muto, uri kumva, natangiye kuyireba, ariko reba n'ubundi biracyitwa Bamenya. Abakinnyi afite bameze neza muri kino gihe. Ibi ni ibintu umuziki wacu ugomba kujyamo ugatezwamo imbere. Dukunze kubona abanyamakuru benshi ntago yagenda atavuze ku bantu babiri, The Ben na Bruce Melody. Dufite kugira ikintu bita umuco ndetse n'umwihariko k'umuziki nyarwanda, muri kumva neza, icyo kintu tugomba kukigira. Niba muri kino gihe rero nta gihari, mumenye neza ko umuziki turi kugenda tuwurambika hasi, turi kugenda dufata umunwa tukaba ari wo dushyiramo imbere. Tugomba kugira byinshi twiga muri iyi mihanda. Iyi mihanda iradukanda, sibyo? Nigarukire kuri Sky2 wa Bagari, aho yamaze kumenya neza ko ubu ngubu icyo bita YouTube mu Rwanda igiye kuba yakongerera agaciro aba YouTuber muri rusange, aho yaje kuba yakwirukanwa ku mashyene agiye atandukanye yo muri kino gihugu. Urumva, ndetse akomeye yafashe umwanzuro yuko ajya kwikorera kuri channel yiwe, aravuga ati reka ngenge kuzamura kano channel kanjye, ejo n'ejo bundi ndabizi neza ama ads azaca mu Rwanda, nanjye ntangire nsanure agatubutse. Uri kumva, mutangire mumenye ubwenge. Ejo bundi DC Karama niwe yafunguye iriya channel, ariko n'abantu maze kugera, uri kumva neza, uwo bita DJ Brian mwamubonye ari kuzamuka nka kakajwi. Nimba muzika kakajwi kuntu yagiye azamuka, niko byagiye bigenda. DJ Brian nyuma y'ibyumweru 2 akoze channel yiwe imaze kugira abasubscribers barenga 70,000. Cyari ikintu cyo kwiga. Ni ibintu mugomba kwiga muri kano kanya, mukamenya gukora. Aba bose rero bagiye bamenya amakuru yuko ibintu bigiye guhinduka mu gihugu. Ibintu bigiye guhinduka mu gihugu. Uwo bita Rocky nagazamuwe n'izi ntambara zo muri Congo, genda ureba views afite, abasubscribers afite.
ariko abantu batureba ntabwo bazi bino bintu ubundi kuntu bikorwa. Niyo mpamvu nanjye ndi kukubwira ngo horera agasubscribe tuzamukane iyi mihanda. Gusa uyu munsi ni ikiganiro cya mbere njyewe nigaragaje ndi kugenda mvuga ibintu biri kugenda bimbabaza imihanda, ariko buri munsi ngiye kuzajya mbahereza amakuru agiye atandukanye y'iyi myidagaduro, ndetse tuza dushyira ahantu abantu hasi bashaka gusenya umuziki wacu, kandi dushaka n'ibintu bizima byatuma uyu muziki uri kugenda uzamuka. Reka mbabwire ngo mwabanaga na Tsinda, reka njyewe ikiganiro cyanjye nyigarukiriza aha ngaha, tuzakomezanya ubutaha. Mukore subscribe. Thank you.